Wagwan, my people. It's Waliva again, and this is Waliva TV show. Nuko mubibona uyu munsi twabazaniye umujene muto cyane udukoryo twinshi kabisa. Ngiye mwita King of Planks in Rwanda. Bana nuko twayogiye tuzajya tubaganirira abantu bose abasitari batandukanye muri career zabo bakora. Uyu munsi twabazaniye Chris D. Yo. Meze bite mabwo? Sha imeze fresh ni amahoro cyane. Meze fresh. Cyane. Uratangira twivugira amazina yawe yombi kabisa. Yombi yose. Turaburi. Banyita Chris D cya Chris Frank. Nzwi mu gukora ama prank. Yeah. Nzwi ku rubuga rwa TikTok, Instagram na YouTube. Right here. Eze ko hano bamwe turi kubana nabo mu nzi cyane. Sibyo? Sana ni umustar wa danje kabisa. Kandi ndanagushimira kuba wemeye kuganira natwe. Twese ndi kubona turangana, cyangwa niba nshobora kuba nkurushaho imyaka ariko turangana. Ariko uri umujene nyine nkunze ibintu akora kabisa. Yeah, of course tugomba ntabwo gutuma industry no gufashanya kugira ngo tugere twese. Nibyo babirenze nyine tu. Bana dutangira ikiganiro cyacu rero natangira mubaza ngo umeze gute se? Ubuzima muri Kigali bumeze bite? Chris D nyine amakuru yo muri iyi minsi bumeze bite? Umwaka we wagenze gute? Okay, ubuzima bwa Kigali rero nta izuba ni danje. Iyo mvuga izuba ubwo urumva gukene nabwo ari bwinshi. Sibyo? Ariko ya bukene of course. Sinabishidikanya kuko nawe ushobora kuba ufite nanjye. Tangiye gukubita ababaza komeza rari no kwitera ibyuma ariko nyine muri make umwaka wagenze neza. No mwaka umuntu yacivinzemo ibintu, no mwaka nabwo ko namenyekanyemo cyane. Si cyane ariko no mwaka nyine at least izina ryanjye ryazamutse, nubwo amafaranga atazamutse ariko nabyo tubifitiye icyizere. Ni umwaka w'amahirwe niko navuga, ariko nta kintu kitagira icyiza n'ikibi. Ibyo bintu bisanzwe ariko tuba tugomba kureba ibyiza cyane kurenza ibi, sibyo? kabisa. Ko ni ibintu bibaho, ni ibintu of course. Yeah. So Chris D niwe twabazaniye, niwe mutumirwa w'uyu munsi. Ukuntu mu TikTok akora ibintu by'amaprank, tungura abantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Zero ikibazo cya mbere njyewe nakwibariza. Chris D wakuze wumva zabiki? Iyo kera twese tuba dufite intego zigiye zitandukanye, ariko njye nakuze numva nzaba mu businessman cause niwe muryango wanjye nawe na businessman, numva nanjye nicyo nkora numva nshaka kuzaba cyo. Kandi nkeka ko amazi atarenga inkombe nanabirimo neza by the way. Sawa business n'ubundi ibyo urimo bibere business nuko nyine bitarabyara amafaranga menshi ariko bizaba. Ako icyo cyose biragera gitoya kikagenda gikura ndetse amata yonyine yo kugira time no kugerageza ukora amakosa ashoboka yose ukayigiraho. That's it. Nukuvuga wakuze wumva uzaba businessman. Yeah, businessman. Niki cyaguteraga nyine kuvuga ngo nzaba businessman? Urumva nge nkunda ibiceri bya danje. Biragaragara. Kubeshya. Nkunda ibiceri pe. Ariko urumva ko akunda ugira n'ababyeyi baba businessman, ukumva ko watera umujyo muri bo nubwo baba bashaka ngo umusirikare, ngo umunyacyubahiro, ngo ureke ububwa. Ariko n'ubundi hose man, ikintu cya mbere kigushishikariza ko wagira icyo icyo ni environment wavukiyemo. Environment wavukiyemo ni ishobora gutuma uba icyo uri cyo sana, ishobora no gutuma influence mu buryo utekerezamo ibintu. Twese niko akenshi bimera. Environment twavukiyemo, environment twakuriyemo niyo iduha igeno y'ibyo dutekereza n'icyo tuba cyo. Ako kantu abajene niba kumve kabisa kabasubiremo, numva harimo kantu k'ubwengemo. Oya environment nyine ni yitwa influencer. Environment wakuriyemo, urugo wakuriyemo, umuryango wakuriyemo, abantu bana nabo. Nose ariko aho ngaho reka mucarenje ku buryo umuntu wakuranye n'indaya se ubwo azakura nawe ari indaya. Okay, hano harimo ibintu bibiri. Umuntu wakuranye n'indaya, izo ndaya zishobora kumwinfluencer kuba yavamo umuntu muzima cyangwa umuntu wapfuye. Biterwa ndagwazi ku ruhande rubi, ku mpande ebyiri. Just umuntu wakuriye mu ndaya, sibyo, ashobora kubona ari bwo buzima bwonyine buhari, nawe akajya kwicuruza, sibyo. Cyangwa umuntu wakuriye mu ndaya, kwa kuri indaya zirwana, kwa kuri indaya ubona zishaka amafaranga zibishyiramo umwete,
reka influence kuba yabona ko akeneye kuba mu bundi buzima atari ubwo buzima bubi gutyo ko twese mu miterere yacu dushogoringa cyangwa dukora ko dushoboye kugira ngo tubeho neza. Nawe rero ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka kubaho ubuzima bwa mama cyangwa bwa data cyangwa bwa mushiki wanjye w'indaro, sibyo? Akuba ati babaye nawe ngiye gukora icyatuma bihinduka. Uwo mwana nagira amahirwe yo kubona akazi ko gukora wenda ahantu hasanzwe, imbaraga azakoresha zizaba zikubye inshuro 3 wa mwana wavutse mu gikoma cyava kuri gukora ako kazi, kubera ko bazavuga ati haho mfite kuva haho nshaka kugera kabisa. Numva yemba ni imwe influence kuba yabo uwo ari ariko icyo uri kuvuga mwemo ikintu ko biterwa nawe nyine icyo ashaka, biterwa nawe imumbero yawe n'ubundi nta kintu wapfa kugeraho bidatewe na goals mu mbero zawe. Ese nimba ubuzima bwawe warabuhebye bati ni gutya nzabaho mpaka uzisanga nawo bayiyundaya nyine nzakora kugira ngo ubuzima buhinduke. Ariko niba uvuga ati njyewe mu myaka 25 cyangwa 30 mfite imyaka 30 cyangwa 25 nshaka kwibona ndi hari, mfite inzu ya kadasiteri cyangwa mfite etage yanjye hari, cyangwa mfite ahantu nyine nshaka kugera heza, iyo ni intego wihaye. Bivuga ati uzakora uko ushoboye uko ariko kose kugira ngo iyo ntego uyigeraho. Nutanayigeraho kwa gukora cyane hari ahantu kuzagusiga kandi heza kabisa. Bana kunga ko naka idea keza. Kindi kibazo nakwibariza, umaze nk'imyaka ingahe ukora ibintu bya plank? Ibintu bya plank cyangwa imyaka maze muri social media? Ngewe actually mamaze nk'imyaka 2 nkuzi kabisa, nk'ufana ukansita kabisa. Urumva imyaka maze ku mbuga yo ni myinshi kuko tuba twaratangiye kera wihiringa nawe kuzi urwana no kugira ngo ugire icyo ugeraho cyane. Ariko byibuze nyine maze imyaka muri plank 2, uyu turi kwinjiramo n'uwa 3, 2 n'amezi 2 years. Yeah, 2 years exceeding. Kaba izina ryawe ritangiye kuzamuka? Ya ariko ngiye ko natangiye kubona kera abantu. Ya ubona nanjye cyo mu myaka cyangwa imyaka 2 ni imyaka 2 umaze ya plank. Ya plank nangiye plank kuko ubundi ukuntu bigenda ubundi muri social media ko nayitangiye hafi rero sinatangiye za TikTok hafi muri 2021 mahongaho ahubwo ugakora ukagwa kuri content yawe. Reka uce mu ijambo mugati content yawe ya mbere ugifungura social media zawe yari ububwa bwo kwambara ibitenge, comedy zisanzwe nyine ni nako twese dutangira buri wese ubona azamuka akora ubwo buntu dutenge usubiramo challenge ugerageza buri gace kose utarabona hugwa. None ngiye nakoze plank ya mbere irazamuka, muri ya kabiri irazamuka, ibigeze mu bihumbi 100 aho uhita ubona umurongo w'ibyo ugomba gukora. Umva rero nshobora kuba narazamutse kwa TikTok ni rwa rubuga rworoshye kuzamukira mu gihe ufite content cyane kabisa, kumenyekanisha. TikTok ntabwo ujya gushakira amafaranga ujya gushaka yo kumenyekana kwawe, brand yawe ukazibyaza izindi mbuga. Icyo gihe ndi kukubwira nicyo gihe navuga numva TikTok iyo ukoze video ihita boosting ari nayo ikuzamura nawe urayibona. Ubwo icyo gihe ushaka ko wahereye umbona kubera video imwe ukakubona n'ibindi bikurikira koko already. Kuko ngiye nshobora kuba maze nk'imyaka 3 muzimane kuko ndakuzi tuvedo two muri bisi nunuzi kera. Ya ni kera hafi muri 2020 kera kabisa. Okay, ikindi kibazo nakwibariza amaboda muri career yawe nyine niziye challenge uhura nazo? Ukumva nubwo utakumva ushatse kubirika ariko niziye challenge nyine uhura nazo wabwira abantu zikugora kabisa? Ikintu cya mbere challenge cya mbere muri career yanjye yaba ari mu buzima bwo gushutinga yawe no mu buzima bwo hanze bwo mbayemo, ikintu cyo kumenyekana abantu ni challenge nayo. Danje kuko urumva nimba ngiye gukora plank ngasanga baranzi plank irayitipa, nimba nisohokeye nigiriye kwigurira udutoryi ku muhanda cyangwa baragira ngo ugiye gukora plank, ngiye gukora plank nibitaba n'ibyo ngibyo ndinjira mu iduka ati Kristi turakwemera. Inyanya zabagura by the way mba numva ari byiza, bomba ari byiza iyo cyangwa ntago wewe wumva ari byiza? Nzana biba byiza wowe gutyo bomba ari byiza. Ahantu utangira kumva neza ko ari byiza ni igihe wasohotse mu rugo ufite igihumbi cyo guhaha icyo usigaje imbere n'inyuma, wabaza intoryi cyangwa wabaza
inuza inyanya wari uzi ko zigura desi bakaguca igihumbi, aho niho umenya ko ari byiza ako kantu kandi ukaba uri kuvuga ni se ndagabanya ndabigenza ufite isoni rwose kandi bakubwiye ko bagufana utarajya kugura ikote bakaguca ibihumbi 20 kandi bigura 8,000 we kisi ndagufana ngo ndakwemera. Izo ni nizo wakita cyane umva challenge za mbere kuba mu buzima butari ubwawe nyine bw'abasitari no kuba mu buzima buhenze. Ikintu cya mbere njye noneho kuri karere yanjye gukora prank ni ikintu ukora bisaba kujya muri public, rero uko ngenda amenyekana birambangamira ko bituma nyine akazi kanjye gapfa. Ariko buri challenge zose ugomba kugira uko uziskipinga uko zisimbuka mbese. Niyo mpamvu nazanye prank zo guhamagara, nazana prank z'iki zituma wenda najya mu bantu cyane ko ni ibitekerezo bishyashya ufite kuzana, ugomba kwigira kuri challenge uri guhura nazo. Ni nako bigenda muri kariyeri zose, ubundi mu bintu byose umuntu arimo wigira kuri challenge zawe, icyo kiguha nyine umusingi ufatika imbaraga no kuba consistent kabisa. Kuba consistent bigora abantu benshi. Ndi umuntu iyo uba consistent man niyo bigeraho bigafata man, bigeraho bigafata. Kamwe urugero uyu ni umwaka wose wa 2024 urangiye, nabishyiriyeho yuko kuri Instagram mfite video zigera muri 270 kandi izo video zose ni Instagram yanjye zamutse muri uyu mwaka. Nakore muri uyu mwaka se mu mezi angashize dufate mu mezi 3 kubyumva mu minsi igize mu 120 mu minsi 120 gusoma post 200 ni ukuvuga ni buri munsi ni video ebyiri, buri munsi ni video ebyiri udasiba. Think about it. Cyangwa buri munsi video imwe. Nawe byumva ni ibintu biba bisaba imbaraga n'ubwonko, imbaraga no kudacika intege. Ko ari igihe kigera ukanabona n'ibiceri byo kujya kuri set n'ibyo guhemba mu cameraman bikanga pe, ukomeza ukarwana kwa ufite uzi icyo ushaka kugeraho. Ari naho mbwira n'abantu bari kutureba bashaka kujya muri ibi bintu rero by'imbuga, don't seek for support. Wijya gushaka support ngo Clapton wamfashije ngo Kiramani, nawe uri kumusaba support, nawe ubwe akeneye support mu byo akora. Ubwo uri gushikiriza abantu niba gatanga support kora ubwo supporting aziza. Icyo uri kubabwira ni niba kagigira abantu cyane ese no kugigira kora abafana bazizana, abantu bazizana. Ese ngiye umupeteje hano akanyeka kari gukora ku muhanda, njye ubwe njyewe ninjye umwibwira ngo bino dukwane prank kumbona ko nyibara ko ubonye ko afite talent, afite n'abamukurikira n'ubushake, ibikorwa bye bigira n'ahantu. Iyo ukoze igikorwa cyawe kigera kure kandi ugerageze ushyire professionalism mu bintu byawe, ubunyamwuga. Ntabwo gukora gutunara cyane uri gukoresha phone ukora ibintu bisa nabi nawe bizakugira. Ako nimba uvuga ati nkora ikiyede cyangwa nkora hehe neguye agahumbi 100 wenda ndakabonye ku kwezi nkabona nihushya kuya, ako yo ujye kukagura izo drip uri kwambara ngo neza ngo inkumi kureba, emera wemere usubire muri ya myenda wahozemo. Ako iryo jana ryishyura mu cameraman aza gushutinga ibintu bifatika bizima, ure nimba abanyarwanda batari gukurikira byiza kabisa kandi uhozeho. Ndeke kujya gusikenga support wama ya support ngwazi tukazakorana ni nguyu namwatse support arayima bikaba saga kandi yanaviramo gutuka umuntu. Harabona nabonye ajya kuri kamera kavuga nguriya namusabye support arayinyima kanyina ukumva umuntu arimo kugutuka ngo ntabwo biba bikwiye kabisa, naho nyine ari ikintu so navuga ngo iki, naho nyine ari itegeko, naho abikugomba. Kuki utakumva ko umuntu uri gusaba support nawe ayikeneye ahubwo cyangwa nawe yifite ibibazo bye. Ako kantu ubu dusangije nako ubwenge kabisa. Ikindi kibazo nakwibariza ibintu ukora ababyeyi bawe babifata bate? Niba bafite ababyeyi ndabafite papa na mama. Of course kabisa. Ni ababyeyi batoya baracyari bato ko ninjye mfura yabo, they just take it normal, nta byadandaza n'abajene kabisa barabyumva bayifata nyine no big deal as long as it gives you money, no big deal.
ntabwo bifata muri opposition baranashyigikira so no worries n'abajene of course nta bintu bya danje nta mitima mabi ntacyo as long as you give you money kandi as long as bitakubuza kwiga icyo nicyo cya mbere kwiga mbaye niba ndanizera ko babona ko ibintu byawe bigenda bitera imbere uyu ubwabyo arabibona se ni buryo iyo bitera imbere biba ari sawa none se nta gihe kimwe umubyeyi wawe mu mubi ufite wenda yigeze kuza akakubwira se ibi bintu ukora uri mu biki nyine asa nkaho akubaza ababyeyi banjye barashyigikira nyine just bo baraceceka gusa nta kintu barenzaho nakomeye